arazayishobora we na Cedric kutubona uyu Sharomo noneho yafashe gahunda ndakuka, yafashe umwanzuro nakuka yo kuba yabana na Alice ko bibi no kubwiza. Uratekereza bazacikira hehe? Ese ubona kuba Sharomo noneho yaraturutse hanze akaza azi neza akagiye kuba yahura n'umukunzi we, akaba yarafashe umwanzuro kuba yava hano mu Rwanda gasubira hanze kwiga, ariko banje bajya mu murenge kubakora ubukwe mu murenge imbere y'amategeko. Alice akaba amaze kuba yamwirurira ko afite umukunzi katamukunda. Uratekereza ko biraza kuba byagendute? Ese uratekereza ko ibintu byose Alice ndetse na Cedric bari kuba bajyamo bazabivamo ute? Ese nk'uyu Gihozo koko ari uwanyu wamukorera iki? Umuntu utazi kuba yabika ibanga, umuntu utazi kuba yafunga umunwa ngareke nk'ibintu bizajye hanze bigireho igihe. Uratekereza nk'uyu Gihozo ari uwanyu wamukorera iki? Ibitekerezo ni ibyawe niba ukurikirana filime yacu Umukirire. Kandi guys, nongeye kuba naguha ikaze wowe wageze hano kuri VK Empire. Ndagusaba kugira ngo ube wadutera inkonga maze ube wakanda kuri buto ya subscribe ajyana mu biganiro byose twaje gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu Umukirire. Ndagira ngo ube watanga ibitekerezo utubwire nawe ukuntu uri kwiyumva kuri filime yacu Umukirire. Ese uratekereza ko noneho bino bikorwa byose biri kuba byaba? Ibintu byose Cedric ndetse na Alice bari kuba bahura nabyo barazi kuba babivamo gute? Iyi situation bari gukomeza kuba bajyamo, uratekereza kugira bazayivemo barazi kuba bakora iki? Nubundi turabizi ko ibibazo ku byo bikomeje kuba byabibazo. Twamazwe twabona ko na uncle wa Alice yamaze kuba yagera hano mu rugo, ikintu yaje kuba yaza kwenda turabizi ko nubundi ibyo Sharomo yaje kuba yakora hano turabizi ko ari ababyeyi nabo babirimo, kandi turabizi ko uncle wa Alice nawe yaje hano muri runo rugo kuba yaza muri bino bintu Alice arimo na Cedric bitemewe n'ababyeyi batigeze babitangamo gahunda ko bigomba kuzaba. Ese urabona uru rugamba bararurwana gute mu gihe nta n'umuntu n'umwe ubashyigikiye mu rukundo rwabo? Cedric turabizi ko byanga byakunda mu gihe cyose ari kuba yatinda kuba yagaragaza ukuri, igihe cyose ari kuba yatinda kuba yagaragaza uwo ari we, turabizi ko arakomeza kuba yahangayika ku bintu kubwiza. Turi kubona ko intambara yarimo kurwana iri komeza kuba yakomera igihe cyose ataragaragaza uwo ari we n'icyari cyo. Ese Cedric kano kanya wamugira inama y'ikintu yakora kugira ngo nawe yisange ibintu bibazo byose byabyitwayemo kigabo, areka kuba yahungabanwa nabyo, ave muri bino bibazo nta n'ikintu na kimwe abaye? Cedric n'ubundi turi kubona ko biri gukomeza kuba byamucanga bya nyabyo. Cedric turi kubona ko biri gukomeza kuba byamubera ihurizo bikomeye cyane, kubera ko kuba yagaragaza ukuri, kuba yagaragaza ibijyambere byose biri kuba byamucanga. Ese wamugira inama y'ikintu yakora Cedric kano kanya? Cedric ni cyo kintu yakora kugira nawe yisange ino situation yamaze kuba yajyamo yayivamo kigabo, nta n'ikosa na rimwe akozemo cyangwa se nta n'ikibazo na kimwe kimubayeho. Guys, wowe kurikirana filime yacu Umukirire, icyo tubasaba no kuba mwadutera mwadutanga ibitekerezo makatubwira ukuntu namwe mama uri kwimva kuri filime yacu Umukirire kugira ngo tujyane mu biganiro byose cyangwa tujyane muri benefit zose twaje gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu Umukirire hano kuri VK Empire. Kandi ikindi tubasaba no kuba mwadutera inkunga yo kuba mwakanda kuri buto ya subscribe hasi ho kujya tujyane mu bindi bikorwa byose twaje gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu Umukirire ndetse na hano kuri channel hano kuri Mutsiga cyangwa se hano kuri VK Empire. Ese urabona noneho Cedric ndetse na Alice ibyabo biraza kuba byarangira ute? Ndagira ngo ube wambwira nawe ukuntu uri kwiyumva. Urabona Cedric ndetse na Alice kano kanya situation bamaze kuba bajyamo kugira ngo bayivemo baraza kuba bakora iki? Ndagira ngo utange ibitekerezo umbwire nawe ukuntu wakiriye uburyo Cedric nawe nubwo ari gufata umwanzuro ko yabwiza Alice ukuri, nubwo Alice twamaze kubona ko yifashe nk'ibintu byo kuba yakina yajokinga, kandi tuzi ko Cedric ari seriye. Ese Cedric uratekereza ko noneho kugira ngo azabivuga ari seriye azabivuge noneho hari ikintu kibihamya azabikora ryari? Ko tubona ahubwo Alice uko bugenda bwira agenda muca mu myanya y'intoki gake, kandi tuzi uburyo Alice nawe amukunda bizadanje. Urabona Cedric atazabyuka umunsi umwe agasanga Alice bamujyanye.
umunsi Cedric none ataba yagaragaza ukuri kwa nyako ngo akuvugire mu ruhame, urabona bizamuhira. Urabona Cedric bino bintu bizamwemerera kuba aza kugaragaza ukuri, akakugaragaza n'ubundi agikora hano mu rugo. Guys, ndagira mwebwe mutanga ibitekerezo, mutubwire namwe ukuntu muri kwiyumva kuri filime yacu Umukirire mba muyikunda cyane. Ndagira ngo mube mwatanga ibitekerezo, mube mwambwira namwe ukuntu muri gutekereza filime yacu Umukirire, ibintu biba biri kujya mbere, uko biba biri kugenda, ndetse namwe ukuntu muri kwiyumva kuri filime yacu Umukirire. Ese Cedric igihe cyaba kigeze ngo abe yashira hanze ukuri, ko tubona n'ubundi situation akomeza kuba yajyamo ikomeje kuba yamugora cyane. Cedric urabona naza kuba yarenza kino gihe ataragaragaza ukuri, urabona ibintu ahubwo bitaragenda bimucanga gake gake. Wamugire inama y'ikintu yakora kano kanya Cedric niba ukurikira filime yacu Umukirire. Guys, rero wowe wageze hano kuri Venke Empire, muhaye ikaze nanone. Ikindi ngusaba ni ukuba wadutera inkunga maze ukabanza wakanda kuri buto ya subscribe utangira mu biganiro byose tuba gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu Umukirire. Icyo tugusaba no kuba watanga ibitekerezo ukatubwira nawe ukuntu uri kwiyumva kuri filime yacu Umukirire, kandi turabakunda cyane, muri abantu b'agaciro mu bikorwa byose tuba gutegura umunsi ku munsi hano kuri Venke Empire. Rero ko njya duhure kuri part 14, turabakunda cyane, muri abantu b'agaciro kuri filime yacu Umukirire.